gusimbura Messi byaragoranye twarabibonye gusimbura Cristiano nabyo si ikindi kintu umuntu yabyo kuri kano kanya gusimbura umukinnyi mwiza muri buri equipe amaze mu gihe akoze amateka biragorana Rigan kurikije Riga Sazabi Aron nako ya Ancelotti muri Madrid Spurs ya mbere Spurs ya kabiri yasoje muri yasoje kuri iki cyumweru mu byo kuri ni ze task nakaye kazi gakomeye k'ingenzi agategereje Zabi Alonso agomba gukora byose agashyira ku murongo muri imyaka hari ya Madrid byihuse reka manze nkubwire ko imyaka nta kivuze ibyo wasinyiye muri Real Madrid bingana n'ibidahari mu gihe cyose nta resultat ufite ndabanza nkujyane neza mu bantu babaye muri Real Madrid bose bakomakomeye idosiye yanyoheye cyane unambaje n'ikibazo gisa n'ibyo rwose ndimo ndakurikira umugabo wa mbere wagize icyaganira kuri Real Madrid ni umugabo wayifashije gutwara Champions League yayo ya karindwi akaba ari umugabo witwa Predrag Mijatovic uyu Mijatovic yari rutayizamu yafashe Real Madrid gutwara Champions League ya karindwi hari muri 1998 batsinda Juventus bari amaze imyaka 32 badatwara Champions League icyo gihe Real Madrid yatozwaga n'umutoza w'umudage Jupp Heynckes wanaje gutwara indi Champions League muri Bayern justement abantu baramuzi uyu mugabo yatwaye Champions League Real Madrid nyuma y'icyumweru hitimwirukana avuye gutwara Champions League atsinze Juventus nyuma y'icyumweru kimwe sinirimo abantu ari kumva nk'icyo kintu buremere gifite icyatumye Jupp Heynckes ahita yirukanwa ikipe ya Real Madrid yari yarangiye ku mwanya wa 4 muri La Liga ubuyobozi buravuga buti nibyo utwaye Champions League twari tunayikumbuye twari tumaze imyaka 32 tutayitwara nibyo rwose umutoza mwiza ariko ku mwanya wa 4 ubonye muri La Liga igendere uyu mugabo yitwa Mijatovic wari rutayizamu wa Madrid icyo gihe muri 1998 yabaye directeur 2005 kugera 2009 icyo gihe aza kuba directeur sporting director muri Real Madrid 2006 kugera 2009 Real Madrid yatwaye La Liga ebyiri ariko muri iyo periode yakoranye n'abatoza batatu ubwo urumva ko nawe igihe yari ahari byamusabye gufata ibyemezo yakoranye na Fabio Capello yakoranye n'itwa Ben Schuster yakoranye n'itwa Juan de Ramos uyu mugabo akubwira ko Real Madrid gusimbuza abatoza cyangwa kwirukana abatoza ni ibintu biri normal ni ibintu bisanzwe nta gisha yaravuze ati twagiye ati Real Madrid more than any other club in the world Real Madrid kuruta indi kipe yose yari yose ku isi with all due respect to the rest nta yindi nimye icyubahiro cyayo coaches depends on results abatoza babaho kubera umusaruro you are always at that limit buri gihe icyo kintu ugomba kuba utarenga kurenga imbibi za izo mbibi zihoraho ugomba kubutsinda that forces you to be on a maximum alert ibyo ngibyo bituma cyangwa se bikaguhatira buri gihe guhora witeguye in a season when the results don't go well witeguye ko muri saison aho resulta cyangwa se umusaruro utazaba urimo there is always a lot of talks about the alternatives buri gihe iyo utarimo witwara neza muri saison hagati haba hari ibiganiro byinshi by'abashobora kugusimbura if you have a year without winning a title iyo ufashe umwaka wose w'imikino uri umutoza nta gikombe you can't go on ntushobora gukomeza muri Real Madrid because kubera that is already considered a failure kubera yuko uwo mwaka wose bahita bawubara nkaho wananiwe regardless of the football you play niyo wakira umupira uvuye mu ijuru more beautiful or less beautiful usa neza nka paradizo ibyo ngibyo ntibabireba cyangwa se usana nabi ibyo ntibabireba what counts is the results icyo babara ni umusaruro ku kibuga you have to understand that ugomba gusobanukirwa and if you don't understand it kandi nutanabyumva someone has to explain it to you hari umuntu ugomba kubigusobanurira in a letter mu ibaruwa arakubwira ati ntiwabyumvise reka ngufashe kubyumva ngusezerera otherwise you will have a lot of problems bitabaye ibyo and sometimes if you get the results you have to leave the club unabyumva because you have to offer
something else. bitabaye ibyo ngibyo uba ugomba kuva muri ekipe cyangwa se ukagira ibindi bintu ushyira ku meza. Oya iravuga ngo hari n'igihe waba uri watwaye igikombe ariko hari ibindi bintu noneho tunagusaba bisaba rezilita ikanagusaba n'ibindi. Urugero rworoshye Samiri, abantu bose bavugaga ngo Carlo Ancelotti nyuma y'umwaka ushize yagize agatwaramo La Liga na Champions League yari akwiye kwihanganirwa. Abantu bose baravuze ngo Capello atwaye champion ya 2007 ariko Perez yahise amwirukana. Yego, twabonye umutoza atwaye Champions League ya 97 babaze imyaka irenga 30 bayitegereje nyuma y'icyumweru baramwirukana. bivuga ngo hejuru ya rezilita hari n'ibindi bagusaba. Icyo nicyo cya mbere Alonso agomba kubanza gukora. Abigarutseho umuvandimwe Adelar avuga ko atoza, avuga uburyo bw'imikinire. Criteria ya mbere muri Real Madrid, mfashe umuntu umwe mu bahabaye, sinshaka gufata ba Vardano, tuzagira umwanya wo kugaruka no kubandi icyo bagiye bavuga na ba Del Bosque, urumva. Ariko ikintu kigomba kuba muri Real Madrid niba ari ikintu ukeneye, make sure ubanze utsinde. Ibiganiro byo kuvuga ngo umutoza Perez yarashyigikiye mutoya ufite ubumenyi bushya bukunzwe bugezweho ku isoko, umutoza wakoze ibintu bitabaho muri Leverkusen, ufite imibare ihambaye, umwe-Espanyol mama birafitingamo birajyana. Yego, rwose watojwe n'abatoza b'ibitangaza ba Guardiola, ba Mourinho n'abandi n'aba Benitez. Ibyo byose ni byiza, zana resulta. Icyo nicyo cya mbere. Ubwo yivugiye ikintu rero, ubwo mvuye ku cya mbere. Icya kabiri ni ikijyana Samir n'abakinnyi agiye guhura nabo. Yavuze ijambo nyene akunze Alonso bitandukanye n'iry'abanyamupira bamwe b'i Kigali bajya bavuga rimwe nanga cyane. Mbappé na Vini bari kumwe Samir, uzi ikintu nyamvuga bimwe bana bajya bavuga b'i Kigali ngo bace imigane y'ikinyarwanda. Mbappé na Vini bari kumwe bavuga ngo ibihanga bibiri mu nta bihanga bibiri mu twajyanga abantu babaye ibihanga mu mupira kuko ari umupira w'abazungu. Yaba biciye tukigera Yabanje aravuga ati twari ibyo bihanga byawe yavuze ati ibyo bihanga we yavuze ati ikintu cya mbere kishimisha umutoza ni ukugira abakinnyi beza. Atubwabye icyo nicyo kwishimira. Noneho ubwo bahari rero n'ahanjye nko kubakoresha ku kintu wari umaze kuvuga, afite task ikomeye kandi yavuze ati ni ikibazo kindeba. Nicyo cyatuma Mbappé aba mwiza. Yanavuze ngo bakina mu myanya bishimye kuko bahuje umwanya kandi bagatanga umusaruro. Yavuze ngo icyiza cy'umupira, umupira uri dynamique. Yego, umupira si ikintu kimeze, si kiri statique, dynamique kiba ari kiri statique kidahinduka. ntabwo ari nk'ikintu cy'ipoto bashinze ahantu ngo naha giteretse ntiwakihakura. Ntabwo ari ikintu cy'ikibumbano kiri aho giteretse aho. Umupira ni nk'amazi atemba. Umuntu arabuja aramuvinga nibyo ashaka kuvuga. Uva mu mwanya ukajya ku wundi, uri deplacer mugenzi wawe yakidemarka ukamupasa mugakorana, systeme zirahinduka. Yavuze ati rero bombi ni abakinnyi beza kandi si bo bonyine. Icyo cyaranakize ko Real Madrid iri ku isoko igomba no kuzana abandi bakinnyi. Hazana n'ubundi rugamba ku yindi myanya. Galactico rwose nawe arabizi ko azahura n'ibyo bibazo. Aravuga ati rero already hari abakinnyi beza nk'abo mumbajije nabo bari bamubajije, ati hazaza n'abandi, ati ikibi nuko baba badahari. Yego, ariko icyiza nuko bahari. Yego, akazi k'umutoza kabiki rero nuko bakoresha bagatanga umusaruro. Rero icyo ngicyo kizamo ngenda mfata mu tuntu wagiye uvuga, kizamo character. Yego, kizamo personality yawe, kizamo uburyo handling ama situation, kizamo decision making. Personality muri Busquets wa clinique. Yego, Zidane yigeze gutunga groupe ikomeye igoye ku managinga, irimo igo ikabije. Bere ari umuntu yiguriwe na Perez, Isco noza Ronaldo ahari, Benzema bose bashaka gushininga. Benzema bakanavuga ngo aramukunda cyane ngo aramutetesha bakomoka hamwe. Ariko ikintu cya mbere kikwereka ko atashakaga kubyumva, yaramubwiye ngo Karim Benzema tuvuka muri Algeria mu gihugu kimwe, twese turi n'abafaransa ku kindi gihugu twafashe, ariko tubiziranyeho ko nubwo ngukunda kuko yakundaga Benzema cyane, ni ukuri ko Imana y'ijuru ntabwo ushaka Cristiano gutsinda ibitego. Niyo mpamvu ugomba kwemera Ronaldo akazajya asinya ku madosiye imbere y'izamu, bituruhanye jya ugenda wiyengeke ku ruhande, umufashe umusunikira imipira, nta soni binateye, nta n'ikimwaro, bifura arakurusha.
icyo nicyo cyatumye Gonzalo Higuain asohoka kuko ntiyashaka kubyumva. urimo arabyumva uko umutoza akora rwose icyo bita ukuri ukabwiza umuntu ukuri profile yawe donc responsabilité icyo ngushakaho ni iki uri ready tujyane cyangwa ntunyumva mfata indi myanzuro mu gihe utabyumva yego kuko ntago biba ngo Vini ngo arakora ibyo ashaka ngo na Mbappe ngo akora ibyo ashaka ngo n'undi akora ibyo ashaka icyo gihe nta kipe bitojwe nyine umutoza agomba gushyiramo ubwonko bwe bakabugenderaho yego icyo rero agomba kuza akacyempoza hari ibintu ujya wumva abantu bavuga ubu ngubu ngo abakinnyi ba kera ngo ntabwo bameze nk'abo ngo abana b'ubu ngo ugomba kubabembereza bitandukanye no mu kibuga kubabembereza abantu barabyitiranya reka ngusobanurire kubaryoshya aryoshya abantu babyumva nabi Samiri nshobora kwemera ko uko data yitwaraga nk'umugabo w'umunyarwanda bidasa nuko nakwitwara nk'umugabo w'umunyarwanda na challenge yaciyemo si ikisizima na challenge zanjye si zose twaze dutanga urugero muri kantine na Samiri ntabwo nzabwira umwana wanjye ngo jya ku ishuri n'amaguru mu gihe ngiye mfite kuko wagendaga n'ibirenge kuko nagendaga n'amaguru abana b'ubu ni abamiliyarderi bakorera amakampani akomeye umupira warahindutse hari comportement bagira hari uburyo bitwaza hari imvugo bagira hari imyambarire hari imyogosheshereze biriya wenda byafagaso ngo ndakubita Beckham urukweto ngo yahinduye haircut ibyo ntiwabizana ku bana yaramubwiye ati umve tuganire neza Perez yakurukana mu cyumweru kimwe Pepe ntuza Beckham yashyizeho ka kanyogosho kameze nk'aka Balotelli noneho ngo amubona bavuye kwishyushya match igiye kuba ambwa ati sinzi ahantu uri bwiyogosheshereze sinzi ahantu uri buce icyo nzi ngwanaho 11 kandi udafite uwo musatsi urumva ko yari yarageze ahantu ahinduka n'umubyeyi bagaruke basohoke bavuye kwishyushya ntabwo irenga 10 reka ngushaka muri 11 nagupanze ariko ntabwo gushaka no musatsi uwo mwanya rero Adelar muri personality navugaga ni ukumenya uruhande rwawe rw'ibyo ugomba kuganira nk'umutoza ukamenya n'ibyo ugomba kurekera abakinnyi nka freedom ku ruhande rwabo bijyanye n'isi babamo n'ubuzima bagezemo kamemo ariko ikijyanye n'imikinire mu kibuga ntabwo waba ubwonko bw'abantu babiri bugiye n'ibyo bintu umwe witwa umutoza uwo nguwo bagomba kubaha inshingano na konsigne wabahaye niba ari pressing bavuze ngo ikipe igomba gupressinga niba utabishoboye sohoka mu kibuga cyanjye Ronaldo yigeze kurakarira Zidane aramusarana ngo nigute usigaho nsimbuza unyicaza Zidane nawe yatuma nkubwire kugusimbuza sibyo bigiye kuba ahubwo match zanze zo muri Liga ntabwo zagize ikintu sijya zatokwa na iyo sezo yahiye match 3 zonyine hanze y'ikibuga cya Ronaldo arisaza atuye umuntu ari kundwa